guhohoterwa umwana avuga mbere y'uko ndivuga ngo ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi arya uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Yego, hari umwana wawe witwa Moses abantu benshi bamenye kubera ibintu kumurika ibintu by'imideli. Ni umwana wabigeze ku rwego rushimishije abifashijwemo n'igihugu. Yego, IPRC yagiye afashwa n'igihugu kugeza ubwo ageze mu Butaliyani kuri bije y'igihugu akorerwa buri kimwe cyose. Nyuma yaho araza akorera mu gihugu, hari motivasiyo leta yagiye imuha, yagiye kwiteza ingagi. Leta yakoze buri kimwe cyose kugira ngo izamure izina ry'umwana kugeza uyu munsi. Ni umwana uri ku rwego rushimishije mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ubwenge, hari leta imusunika. Ndatekereza ko nubwo harimo nawe uruhare rwawe nk'umwana, ariko urwego yari ariho ntekereza ko atagukesha umuntu wamuhaye n'imbaraga za leta. Ibyo ni ukuri kuzuye. Ariko muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Moses yavuze amagambo akomeye ku itariki 12 z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 akoresheje urukuta rwe akunze kunyuzaho amakuru. Arandika avuga amagambo ateye agahinda n'isoni, amenasa umukuru w'igihugu, amenasa famiye ye, amenasa inkotanyi, avuga ko zihora yuko zaguhohoteye ubwo wari ufunze, avuga yuko ngo yaje kugusura. Byatumye rero abantu benshi bibaza kuri ibyo bintu, kugira ngo nawe wajye ukurikira imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo mu Rwanda no hanze, bagenda bibaza kuri uwo mwana ese imeze iki. Hari n'abatatinye kuvuga bataretse ese wa mwana uha amata akabura amaraso, abandi aho abanyamitekerezo iri mu muryango wose batabanga leta, banga inkotanyi, banga umukuru w'igihugu, cyangwa n'ingengabitekerezo yiteye ku isi. Ntabwo abantu babyumva, ariko abandi bakahurira ibintu n'umuryango umwana avukamo. Umwana uvuga ko pasiteri ese bite famiye ya pasiteri burya nayo itera gutya, ingengabitekerezo iri kuri uru rwego. Mu by'ukuri ubusanzwe ihohoterwa wakorewe n'inkotanyi rituma umwana wawe amenasa umugara ucinganye kugeza buri kata n'amase inkotanyi bose bimeze gute byari guhohoterwa umwana avuga. Mbere y'uko ndivuga ngo ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi arya uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu, ntabwo harimo kwanga, mbega nta vangura riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. Iby'uko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze, gufungwa koko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'igihumbi 1999. ni muri bya bihe n'umuntu kwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko ibyo bandikaga ntanamenye atari byo. Hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. Ibyo by'isura rero avuga, icyo nibuka ni uko mama we yazanye kunsura ari bashiki be
bakuru bakurikirana w'imfura n'umukurikira baje mu gihe bitandukanye. We rero ashobora kuba ari amakuru yenda bamuganirije nk'abana ko mu gihe cy'isura babona abantu bahabwa iminota mike cyane, ko hari n'igihe umuntu yinjira asuye mu gihome ataganiriye bihagije n'abaje kumusura. Rero yavuga ko nahohotewe n'inkotanyi bakakubita cyangwa bakamukubita yaje kusura, ibyo nta byabayeho, nta hohoterwa nzi rwose. ahubwo ugiye nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. rero urashaka guciye mu ijambo, urashaka kuvuga ko ibintu Moses arimo kuvuga hari ibinyoma? ibyo avuga ni ibinyoma rwose, ntaho bihuriye n'ukuri. nta hohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe kugeza n'ubu, ntaryo tubona. murakoze cyane. yitwa Nsabimana Anicet. Nsabimana Anicet tunavuye ku karere ka Nyamasheke Kanjongo kwa Kagaju. yego ndi umushumba mu itorero rya ADEPR uri mu kiruhuko cy'izabukuru. komera umushumba Anicet, hashize iminsi itari mike ubwo twabonaga umuhungu wawe Moses Twahirwa wari ufite kampani ya Motion yo gukora imyenda. ni umuntu wagize amahirwe muri iki gihugu cy'u Rwanda kumva ko yatoranywa akandika umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda. ubundi Moses avuga ko wamubatije, niwe wamubatije koko mu itorero rya ADEPR? igihe avuga nyine yabatirijwe nari nyiri umupastori nyine uri mu mirimo. yego mu gihe yavuze ko bakavuga ari mu Kinyarwanda ngo zitukwamo nkuru, kandi ngo hirya ikibi irakigata. abandi bakavuga bati nta muryango ubura ikigoryi. iryo jambo narikoresheje ku Ikaze TV ku munsi w'ejo, ndavuga ni nta muryango ubura ikigoryi. ibigori bishobora kwera bikaba ibigori byiza, ariko hari agakoko kagira mu bigori kakitwa nkongwa. Moses aragira ati ubwo yari afite imyaka 6 papa we yari afunze, ari wowe Anicet, ajya icyangugu Kamembe kuri gereza gusura papa we Anicet, ari wowe. ntabwo amazina yari yayamuhishwe neza yakirimo. avuga yuko ngo yajyanye na mama we afite imyaka 6. avuga ko yazi inkotanyi kuva afite imyaka 6, ubwo yajyanaga na mama we gusura papa we afunze. inkotanyi zaramufunze. nyuma yaho mu gihe papa batanga iminota mike kugira ngo yakagusuhuje gusuhuza umwana wawe Moses, inkotanyi kukubita ikiboko, hanyuma ngo iminota yanjye bitagenda ngo ndagenda gatanga ubwo akavuga yuko ngo hari umututsi waba wararokoye warakijije. hanyuma uwo mututsi warokoye ariko ngo akaba mwene wanyu wakoze jenoside yakorewe abatutsi, wishe abatutsi. ibyo rero we Moses akavuga yuko ngo yanga Kagame, akanga n'inkotanyi zose muri rusange. iyo avuze inkotanyi zose muri rusange akavuga ko yanga Kagame, ubwo we hari magambo inkotanyi z'abatutsi, inkotanyi z'abahutu, nk'uko byavuga kera hari amoko muri ndi umunyarwanda. bivuze yanga abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. iyo wumvise ijambo nk'iryo bitangazwa n'umwana wibyariye mu maraso yawe, utari se wabo, utari nyirarume, ahubwo uri papa we mu maraso wibyariye n'umudamu mwashakanye, ubyakira uti? ibyo byose yagiye akora anavuga mu nkoranyambaga zagiye zibanza, hari ibyo yagiye avuga birimo ibinyoma, hari ibyo avuga yakoze kandi ataranakoze.
urugero nko kwiyita umugore, ibintu nk'ibyo. Rero ni ubwo buryo y'icyago yashyizemo, avuga ko ahohotewe, ariko rwose ntabwo agezemo ahohoterwa n'inkotanyi. Umwanya washize n'ibyo nkomeje kuvuga, kandi niko kuri kwanjye. Aho nari ngereje bavuga ko kuva muri segonderi gukomeza kaminuza i Kigali, ubwo bavuye muri segonderi Butare kugera mu Butaliyani, aho hose yagiye yiga ni ku mahirwe igihugu cyamuhaye, ariyo mahirwe y'umuryango. Ariko nubwo bimeze bityo, urumva ko hano mu rugo duherukana kera mu buryo bwo kubana igihe kinini nk'umwana mu rugo. Ni ukuvuga ko rero kubera kuba yuhutse, ndetse na nyuma yatangiye ubwo buhanzi n'ibikorwa bye, aho yagiye akorera, ni umuntu utagira inzu, arahakorera, ari n'ahacuruza, ari n'aho ataha, kugenda akodesha, hari n'igihe tutamenya n'ahantu ari. Ibyo mu mujyi namwe murabizi, aho usize umuntu none hari bagaruka hashize nk'amezi 6 cyangwa umwaka, ugasanga havuye gutyo ntiwamusage. Ubwo rero ibyo byose ntekereza ko ibyo agenda atangaza natwe byaratubabaje cyane, kumva adukururira muri ibyo bintu by'imitekerereze ye. Rero ashobora kuba ibyo yakoze ari ibyo avana mu bo bagiye babana cyangwa babana aho hose agenda anyura, abantu mu gihugu cyangwa se mu rubyiruko rundi bahura nabo, cyangwa akaba ari ibyo imuza mu mutwe bitewe no kuba yenda yanyoye ibiyobyabwenge. Rero iyo umuntu yanyoye ibiyobyabwenge kuba akagaragara imbere y'abantu, ariko wiyumvamo ko ari mu yindi si, ugabuhara abapfuye bahagaze. Uko kuba mu yindi si rero bigatuma ahanga umushumba uri muri ayumva wihanganira gatoya. Ndashaka kubaza ibyo ari byo byose, umuntu yanywa ibiyobyabwenge, yanywa inzoga, yanywa urumogi, ariko Moses ni umuntu wize, ndetse ntabwo mbizi neza, nta gihamya mfite, ariko bamwe bavuga ko yanakoze masters. Umuntu ufite masters, ufite abantu basangira inzoga, ufite abakorege, ufite kampani irimo abakozi benshi akoresha, ugenda amahanga, n'ejo bundi afite iterambere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, njya ngo nimurikagurisha hari, ariko hari ibikorwa arimo